who are supposed to preach the gospel and make the kingdom of hell loose, why do we feel that it's a shame to speak about our head, Jesus? Amaboko ya Kristo ari hehe? Where are the hands of Jesus Christ? Umutima wa Kristo uri he? Abanyempuhwe. Where is the heart of Jesus, the ones with compassion? Mwiyumvamo impuhwe, mwaremwe mugomba kuza kwerekana impuhwe. Abantu barimo barapfa atumvise umuntu umubwira ngo Yesu aragukunda, atabonye umugaburira agapfa atafite umugaburira ku bitaro cyangwa ahandi. Ufite impuhwe muri wowe wakabaye uteka ikiro kimwe cy'umuceri, 1 kilogram y'umuceri muri weekend utakoze, ugashyiraho isosi n'ibishyimbo, ukajya kibagabaga ku bitaro, ugasanga hari abantu bava mu ntara badafite. Hari igihe magera nkavuga n'abantu bariye, nkasanga natwaye duke, umuntu agakurura hano undi agakurura hano, nkavuga ni ubuse harya abantu bari hehe? Abanyempuhwe Yesu yahamagaye bari hehe? Ugasanga umubyeyi yabyaye, harako nabonye mu minsi ishize yarabyaye habe na kenda na kamwe, habe nawe adafite n'ibyo yambara nk'umubyeyi ababyaye murabizi, araho ameze ukuntu. Ndavuga ni my God, abantu bari he? I weekend ko tuba turi mu ngo twiryamiye turelaxa ku mateleviziyo n'amatelefone. Impuhwe, abanyempuhwe bari hehe? Buriya kariya kana kaba kavuga ngo ese Kristo ari he? Nuko kadashobora kuvuga. Hari abantu mugomba, ntabwo mwese muzabwiriza, ariko hari abanyempuhwe, hari ibintu wiyumvamo. Hari umwana umwe, just one child, wakwishyurira primaire gasoza, ayo mafaranga ntabwo yabuze kuko n'ubundi urayakoresha ibindi. Hari umubyeyi umwe wagurira mituweli y'abana be 5. Hari umugabo umwe, hari maze iminsi ndeba muri grace room abantu, dufite abantu benshi bo gufasha, nkavuga ni we abantu bari he? Aba bantu Kristo mu bijyanye no kwerekana impuhwe akiri ku isi, turi ku isi, birihe? I'm wondering, I used to ask, there's a time I visited in a hospital, and it doesn't require a lot. If someone, the people that have the calling, that God has given compassion to help people, sometimes I go to the hospital carrying very little food, thinking that I'm going, and everyone is pulling here and there. People are hungry everywhere, and people are waiting for the ones that Jesus have put compassion in their heart. In the body of Christ, where are we and what are we doing? Impano zitandukanye Kristo yahaye umubiri we, ariko ntabwo umubiri uri murakora. I'm speaking of different gifts that Christ has given the body, and the body is not working out. Muri yo minsi ishize icyo gihe nari nagiye kureba nta muntu nari mfite umurwayi, niko navuze nireka nteke nsanga natetse utuntu duke. Narebye ukuntu abantu barenga bangahe bateraniye ku biro 2. I'm sorry, nibyo nari nashoboye uwo munsi 2 by'umuceri. Ndeba ukuntu babiteraniyeho, ndavuga ni my God, ubuse ngiye kubipango nkomange hano kibagabaga mbabwire ngo ni mumi ibyo biryo mbigire gute? Ariko numva ndababaye. Abantu nibazi baba bategereje Kristo urihe. Iyo basenga basaba ibiryo, barimo barabwira Jackie vayo, barimo barabwira wowe vayo. Yesu ntabwo yazana amaguru afite abe umubiri we arawufite ku isi. Iyo bahamagara dutabare, Mana wanyishyuriye inzu, barimo baravuga ngo yewe Claire we, yewe Karisa urihe, ngwino unyishyurire. When they are crying out, people who are in needs, who needs compassion, the needy, when they are crying out saying, Lord help me, they are chasing me out of my house, Lord help me, I don't have what to give my child. When they are doing that, they are actually calling Jackie, calling Claire, calling Kalisa, where they are. They are asking that God will touch you and bring you into whatever God has called you to do, so that their answers can come. Mu kwa gatanu hari ikintu cyabaye, numva umutima uramenetse. Hari umugore sinza hano yakwiye telefone, ambwira ko ari abantu bazimuhaye ngo nuhamagara uriya mubyeyi aragufasha. Arambwira ati nubwo turi muri lockdown ntabwo nshobora kugenda, kandi nari ntunzwe no gushakisha utuntu nyine urabyumva. None abana banje inda zabo zabyimbye, afite impanga zabyimbye, banza yarugaye urushwima, tugiye guturika ni mita numva ko yaba ari bwagize. So ndeba ukuntu niyaranja, urumva ndagenda, oh my God, nsanga ni bwaki, utu baby tungahe. Icyankozeho si icyo, akazuke kari ahantu gutya hagati mu bipango, ibimwegereye ni ibipango by'ibitamenwa, hino ni etaje, inyuma